nubwo ntemeranyaga nabyo number one you know badutemo n'akaririmbo bombi I think kakaba karenze iyo niyo advice ubahaye musabe nta nubwo ari advice noneho mpera Shafi advice Shafi agiye kwiga kuririmba kuko n'umubyinnyi urumva ubyihinga bro uziko Shafi atazi gutera ipasi menshi uzi gutera abaye gute mu mahanga simbizi kabisa ariko urumva afite mama Shafi aratetesha byatari I think n'aba sisters be ejo bundi yagiye gusari kwijuma amikanzu ngo nyimutere namwe ya bro iyaba dufite za beef z'aba Kristo n'abasilamu nago nari kuguterera twari ko turi kurwana umuntu azi gutera ikanzu urumva ikanzu ni ishati ivanze ndende ni ishati ndende you know so kiroroshye kugira ariko nyine umva agiye kwiga gutera ipasi guteka ikintu cyonyine azi ni ukubyina urazi kubyina abyina nabi ariko arabizi asa Shafi bangubyina byinamo sinama bahindukiza cameraman baje kwinuze nigute bahindukiza camera gute se oya reka maze ngugira inama winjijisha kangira inama Christopher cyambere ntagazi kuririmba twese turabizi nubwo mwigira nkaho mutabizi murabizi ntagazi kuririmba so abanza agende yige kuririmba nicyo kintu cyambere cya kabiri ntagazi kwandika indirimbo murabizi ibyo nabyo ibyo ntabwo nanabitindaho icya kabiri niwe muhanzi wakoze amateka muri muzika nyarwanda nk'umuhanzi wambara nabi bro look at me look at me wambara nabi bro oya abari fresh man abari fresh oya uriya ni turage wambara nabi kabisa uri kumubona kandi ku cyangwa cy'Kigali oya ntacakora na si Kigali ariko umva mujye mubwiza abantu kuri kugira ngo bamenye ibintu bimprovinga mu buzima bwabo ntabwo yambara neza urarara ntabwo ari ibintu man Kigali ni yanjye this is my city so nari mfite imbwa ebyiri imwe irapfa ariko icyumba kiri free cya Otis kiracyahari wabonye abantu banga kubabwiza niyo mpamvu batababwiza kuri me nige kwambara ntagazi kuvuga nyine muri publique reba nk'iyi live nandi kwireba yambuye nawe board 4 ntagazi kuganira ntagazi gusubiza ibibazo nawe board byataye numvaga naza nkamushikuza telefone ngiye nkikorera interview basi bikagira inzira ugikorera interview so nigi ibyo bintu wowe tuzakorana ryari interview njyewe ukanyibariza ibibazo nkwibariza ibibazo byawe man ni njyewe ugiye gukurikira aka kanya se umva no Tova nava Tova navaho uhita umukansoringa none njye mpite joininga dukomeze oya agomba kuzagira kuri telefone yanjye atazanagira ngo utu tunambazi niwe koze namba zone kunzi ziba ziri kuzamuka kubera umuntu uzi gusubiza ibibazo wowe wari uri mu ijana yarari mu ijana ubageze muri 900 kubera usubiza neza my G ndi hit bro Jesus by the way Dumba cyangwa ubwira ikintu oya namikweho hari nje mva muri famille y'abantu baba artiste bose so hari kamera bahindukiza gute me tubyige ngo shaka kwereka artwork y'umu brother wanje yitwa Christian
Christian hari aho ngaho. Kaze. Nano twebwe tuzi. Christian ariko nta n'ifoto agira, ntabwo yakwemera kugira. I think it's down there. Kandi ari umuhanzi. Okay, so kwikura. Okay. Dore ni hano. Okay. Yeah, ikigiye. So, iki artwork gikoresheje indodo main. Kangere gushaka Niba kamera mwayikuye. Okay. Ukibona? Wow. Yeah, so gikoresheje indodo chimbisha kimeze. Kikiri kuhanya bishimeze. So, akari cyo kiri hano. Donc ni non kamera. Ni décoration. Aho ni wawe ko ari hoteli. Oya hano ni wanje ahubwo byanze gusubira inyuma. Yeah. Yeah. Hano niho rwose tuhita mu cyana. Ufite ikibazo mbere yuko ugenda. Yeah. Alice Banze baze. Okay. Nari mfite ikibazo, hari collabo uteganya hanze y'u Rwanda. Ntutubwire ariko tubwire igihugu basi. Hari collabo mu bihugu bitandukanye. Harimo nk'ibihugu bibiri, harimo muri West Africa, naho harimo igihugu kimwe ariko harimo hashaka kwongeramo ikindi. Uyu mwaka hazabavamo release kuva nyuma ya June, I think ibintu bizasohoka zaba ari ama collabo. Imana ibigiyemo, I think zimwe muri zo nazo zizasohoka uyu mwaka. Okay. That's good. Yeah. Collabo mu Rwanda. Collabo mu Rwanda, uyu muhanzi ndi kuzamura nacumbikiye. Ari indirimbo dufitanye igomba kurangira. Hari n'izindi nyinshi. Ndi kwanga kuzivuga zose kugira ngo ba nyirazo sinzi niba ari okay with it. Yeah. Sorry. Ubona umuhanzi, umustar kugaragara cyane mu itangazamakuru, hari icyo byica? Ntacyo byica iyo azi kumenya ibyo avuga bitamusenya, kuko buriya ibintu abartiste bajya bavuga sometimes uba ari isenya tu. Yeah, so iyo uzi kumenya ibyo uvuga ni sawa, nta kintu bitwaye, ni actually ni byiza. Ndaza gusaba indirimbo ze kuturirimbira ku Ijuru Rito. Okay. Indirimbo. Shafi muzakora indirimbo hamwe twabuze. Uri kunciye mu ijambo ndi kuririmba dumba. Sorry. Uko tungana twese twateraniye hamwe, twabukereye twanirira umunsi mukuru, ibyishimo ni byinshi ku miryango n'inshuti, mega byiza n'ishema ryinshi tugaradiye aba bombi, rumenye guhuza imiryango ibiri kabumwe, bahuje byose rwose kandi banavanze byose, mega byiza mana umugisha. Aba bombi biyemeje kuba umwe, mana ngwino utahe ibi birori nk'uko watashye ibyikana, mana uzabahe kurambana ubahurugurukingwa, uzaba nk'urubyaro rukubaha maze ubarinda ubukene, batuze mu ijuru rito. Yeah. Thank you so much. Okay, Christopher, wambabariye ukansabira akazi Dumba, wumvishe mbaza gute? Yeah, birimo neza cyane. Ikindi uri informed. Dumba kandi nawe yavuze ngo akazi yakaguhaye, so ntabwo nivuguruza. Ubwo Alice uzajya uzubaza abahanzi. Alice wabaza abahanzi cyane. Ni cyo kibazo wabaza
mubarize Christophe ibibazo bindi bitatu turebe utamubajije twumve. Ibibazo ntamubajije Bitatu. Ngushize kuri spot turebe. Okay, so ni uwuhe muhanzi wakuze wumva ushaka gukorana nawe? Uwo ni uwa mbere. Icyo ni cya mbere. Cyangwa banze ugisubize ndakubaza ikindi. Ni benshi ariko ni cyane cyane Cecile Kayirebwa na Masamba. By the way, Cecile ni tante wanjye men. Yeah. Yeah. So Masamba yitwa twakoranye arabura Cecile nawe ubanga. Okay. Ikindi cya kabiri utandukanye ute ubuzima bwawe bwite n'ubuzima bwa Christopher w'umustar? Biratandukanye cyane njyewe none maze n'imyaka 4 ndi umuntu usanzwe ukora amahits. Ntabwo ngiye mba ubuzima bw'abastari, ntabwo nkunda kugaragara, nkunda kwatendinga ama events cyane. Ngiye mba ubuzima busanzwe ku buryo iyo ngomba kuba umustari binsaba kubyibutsa kuko ngiye kuba umustari. Nk'umuntu agiye gufasha umuhanzi wanyu udashinga kuri airport ntazi ko ari abanyamakuru, birambangamira cyane. Yani nabuze ahantu mpirwa ariko bako nagiye nkiteguye kuba umustari. Twumvishe ejo nakumvishe urimo uravuga ko ngo waba urimo uraririmba guma papa warimo araguhamagara ngo ugende uteme ibiti byo muri Kongo. Bro, struggles ugomba kwiyemera ngo umustari ariko hari n'utuntu turi kugamblinga ka message uvuga ati ibiti ntibirenze kwa gatanu ejo ku cyumweru bidakase kandi kwa mbere ufite ishuri kandi muri utahe muri guma kwa kangahe kandi utagomba kwishyura umuntu ngo abikore kandi ugakene. Nuza muri Canada uzamfasha gutema ibiti ariko ndashaka kuzaza kureba kuntu utema ibiti men. Uzaze nzakwereka. Bitema muri states ngaha unsanga ngaha buriya hariya kwa ba boss. Usanga ngenda nari nakubona muri Canada nta nubwo mbizi ko muri Canada ubwo ejo zose ndavuga ngo ako wasanga yibereye nk'igikondo. Mba ntinya ko abantu bandeba ndi mugufi. Buriya ndesha kenisura ransumba. Ndaza kubaza Loda yambwiye ko muziranye cyane. Loda ni umuhungu wanjye ninjye wamuvumbuye ubundi. Okay, ikibazo cya nyuma. Twebwe nk'abafana turagukunda kandi ntago tuba tuzi akazi kari kubera inyuma, ubundi twebwe tumenya akazi kamaze kugera hanze. So hari ukuntu rero yo abafana bakunda umuntu cyane baba bamushyiraho pressure yo gukomeza kuduhereza ibintu, mukomeze musore. Ese pressure y'abafana cyangwa y'abakunzi bawe ntacyo igi kubangamiraho cyangwa ngo igupushinge cyane ukaba wasohora ibintu utateguye? Kuvuga we numva bidahagije kangira ikindi ndenzaho. Abafana ni abantu bari innocent nk'abana, sinzi niba making sense. Donc baba bashaka ibintu ariko batazi ngo bashonze ikintu batazi ngo ni igiki. Yes. Iyo ubutse ukabaha ikintu ko bagisabye uko kiba hari kimeze nabi bakuvaho, kushobora gusanga ari undi muhanzi akoze ikintu cyiza. So byiza rero iyo utari tayari at least ubihoreye nta kintu ntago bagira malnutrition y'indirimbo. Baba bihanganye nyine mpaka ukaba tayari. Ntago bazabyimbinda cyangwa ngo bapfe. Nta kintu baba. Uteganya kuzajya hostinga nawe se kuri TikTok cyangwa sawa ibindi byo rushoboye ibintu nshoboye ntabwo birimo. Nari nzi ko nza kubona kanya nkaza kugura ka tripod ushyiraho telefone amasaha aramfata. Nta nubwo nzi kubikoresha. Njyewe ntabwo nzi gukoresha, I'm not good at social media. Nubwo nyanditega nkafata udufoto ariko ntabwo not good at it. Hari ibintu bajya bakora hano kuri social media, bajya bakora hano kuri TikTok. Ubwo niko ngiye kurangiza, ubu ndimo ndarangiza.
ba Bruce Melody ajyaza hano agasabiriza ibintu bitwa gift yani. Bruce Melody amaze gusabiriza yirirwa asabiriza yewe Bruce Melody asabiriza gift. N'uwundi witwa Niyo Bosco waraza akirirwa hana kina gitari bakamuha ama gift. Ese wowe ntabwo waba uyashaka? Ngiye gift nsaba ntago irenze men. Murasabiye Bagende banyumvira album babwire n'abantu ko hahiye. Album yanjye yitwa H2O H2O iyi kuri digital platforms zose. That will pay me. That'll be good. So banyarwandakazi bari hano, abantu ngewe ngiye kugusabira gift. Abantu bari hano dushobora mu minoti ndashaka dukore challenge y'iminoti 2 turebe gift abantu baha Christopher mu minoti 2. Ubu ni na 49 ndashaka na 52 turebe gift mwamuha ubwo niza yabakwiye. Turahita dusoreza aho ngaho. Twagiye challenge. Abafana ba Christopher mutangire kumuha gift. Minoti 2 ngubu. I can see some roses. Some roses. Ndashaka abafana batange gift nzima, mureke gutanga roses. Mutange gift nzima. Mushate mwamugeza ku Bruce Melody yirirwa hana sabiriza. Ariko bana. Na Bushari arakana kajyaga hano kakaririmba indirimbo za Bushari. Ubu Bushari yayizi. Dumba I hope kutazavuga ko Christopher ari gusabiriza right now. Oya Christopher nagasabirije ninjye umwisabiririsha. Bana sinzi kuntu bigenda kabisa ariko muraza kumbwira ibyo ari byo. Wasanga Christopher atazi n'ibintu uri kumusabira. Ntabyazi ndabizi murabibona ko ntabyazi. Abafana ba Christopher Kundi imitima abantu rwose hano bari kwitanga cyane rwose. 6,000 mugiye kumugezaho ndabona mugiye kumugeza ku 6,000